Yeremiya rero ugiye kudufasha. Iyo urebye abahanuzi bo mu gihe cy'isezerano rya kera, abahanuzi ba mbere n'abahanuzi dufite uyu munsi wa none, ubona harimo itandukaniro bimeze bite? Urakoze cyane kumbaza kuri icyo kibazo, ariko ndagira nkubwire ko abahanuzi ba kera batandukanye n'abahanuzi b'ubu. Baratandukanye kandi bose ari abahanuzi? Baratandukanye ndetse nta naho bahuriye habe na gato. Ngaho gada. Nta n'uwabintera mu rushinge ngo ibyo bintu mbyemere. Aba bahanuzi ba kera iyo bakubwiye Imana bayikubwira igice, ntabwo bayivuga igihande cyose, kuko ni Imana ikeneye umuntu ihereza ubugingo, ntabwo ari Imana ikeneye umuntu ihereza ibintu. Reka nguhereze urugero. Uzabona umuhanuzi agenda ku muhanda akabwiriza ubutumwa, amaze yajya kugenda agahita ashyiraho igiseke ati ni mu mpitike. None Yeremiya, niba harakomojeho ngo abantu nabo basigaye bakunda ibyururutsa imitima, Pawulo we yaravuze ngo ni ugukunda ibibanezeza bihuye n'irari ryabo. None niba uyu munsi dufite ab'iki gihe ubwira ubutumwa bw'ukuri buzima ntibabwumve, none warenganya umuhanuzi wahisemo kwihangira kujya ababwira ibyo bashaka, none ajya akomeza abwira abatumva kandi afite ibyo yababwira bakumva, urabarenganya gute? Ngewe icyo ndenganya abahanuzi nibo babizanye. Reka nguhereze urugero. Umuhanuzi uhanurira abandi ntiyihanurire, ntahanurire urugo rwe n'abana n'umugabo n'umugore, ntabanze ngo abishyire ku muntu. Wari uzi ko buriya ngewe nta nubwo naguha inshingano urugo rwarakunaniye, nta nubwo nanakwemerera kuzana uwa kabiri. Urambwe ngo umaranye umuhanuzi muzima amaranye n'umugabo amaranye n'umugore imyaka 10, habonetse Imana ivuga ngo ntabwo ari uwe. N'aba bana bari hariya bari kwicwa n'inzara, bagiye kwicwa n'amavunja. Mbere umuhanuzi yarahanuraga ufite agenda akandika, amatorero amwe namwe najyaga mbona agira n'ibitabo byo kwandikamo ubuhanuzi, ariko uyu munsi umuhanuzi arahanura ntawirirwa yandika, nta n'ubyitayeho, hari n'ubwo ahanura abantu bavuga bagenda. Cyaba ari ikimenyetso cy'uko batakizera ibintu abahanuzi bahanura, niba badashobora kubifata ngo babibike nk'amakuru nk'amasezerano bazagenderaho, ahubwo akabivuga bikarangiraho ngaho nta n'ukibishyira mu ikaye, nta ugira gute. Byaba bifitanye isano nuko nta ubuhanuzi butakizewe? Bifitanye isano, ariko nanone ndagira nkubwire ko bwanabaye bwinshi. None Yeremiya, umuhanuzi wamaze gushyira imbere cyane indonke ari bubonere mu buhanuzi, ubuhanuzi bwo ari buhanure twabwizera ko buba bukiri buze babukije ari ubuhanuzi buzima? Ntabwo twabwizera, kubera yuko niba yaje wawe agukeneyeho Emilio. Hari umwuka wateye mu bahanuzi b'iki gihe wo kurya abantu amafaranga ngo bajye kubasengera ku misozi ahantu hatandukanye, ngo bajye kubingingira Imana. Icyo kintu Yeremiya Pascal urakivugaho iki? Abantu hari umwuka wateye mu bahanuzi wo kurya abantu twabo ngo bajye kubasengera ku musozi. Umuhanuzi akubwira ati rero nta mafaranga nkuzamukira umusozi ngiye kukwingingira Imana. Abo bahanuzi urabavugaho iki bameze baryo? Ubundi bakozemwe amakosa abiri. Twari tumaze iminsi turi mu masengesho tunaniwe cyane, Imana ibona ko twagoye agacuho, maze mu gitondo numva umuntu avugije induru, ndabyuka ngiye kureba nsanga imbwa iri gucukura. Imbwa yaracukuye ku muryango ihambururamwe ibintu, igenda ku nguni y'inzu ihambururamwe ibintu, abantu bose barabibonye. Ari imbwa tutazi ahantu yaturutse, nta n'umuntu duturanye ugira imbwa. Imana yarebye iravuga ngo wo gutuma ninde? Ntawe. Reka nkwereke. Ituma imbwa? Ikoresha imbwa bariza gutaburura ibintu baguteye. Imbwa iraza irabitaburura, imaze kubitaburura ibisiga hejuru kandi byarimo n'amagufa, ariko irigendera. Hari ijambo ryitwa deliverance ikorwa n'abakozi b'Imana cyangwa se kubohora. Deliverance uyivugaho iki? Ese urayemera? Hari bamwe bayitokesha bati ibyo ni ibintu by'ibishitani. Deliverance urayemera? Deliverance ndayemera, ariko uko yagakwiye kubikorwa siko bayikora. Ubundi ndagaterura ndakajugunya, mu gitondo barampamagara. Uwo munsi naratashye, nta n'umwe wampaye n'igiceri, nta n'itike nari mfite. Imana yampaye itike ngeze muri gare ikoresha umuntu, ampa itike ndakomeza urugendo. Maze kukajugunya arakira. Mu gitondo barampamagara ati yakize. Hacaho iminsi aza kugisha inama mugenzi we, aramubwira ati wakoze amahano, nimujye kugashaka mu kagarure. Barakagarura, ahita yongera yisubirira uko yari ameze. Ariko nkibaza kuki Imana itadutegetse ngo tugatwike, kuki Imana itadutegetse ngo tukase tugakubita ishoka tugasatagure?
naho kumbi hari icyo yashakaga kugaragaza. ngo bagiye kuderevura umuntu, ngo abandi babakora mu myanya y'ibanga, abandi bakabakora ku mabere, abandi bakabakora hehe. Ntibazakubeshye, Imana yaguhaye urutonde rw'umuntu, wagenda ukamubwira ngo suka amazi y'iwawe, akayasuka, ukanamubwira ngo yafate mu biganza, ugategeka. Icyo bita imbaraga zo gutegeka. Birya nakubwiraga ko izo mbaraga ziva ku musozi. Ariko se ubundi ituro ry'abahanuzi Yeremiya Pascal riremewe? Ituro ry'abahanuzi riremewe, yego, ariko ntabwo rishyizweho n'itegeko ry'igihugu cyangwa itegeko ry'umuntu. Ni riremewe imbere y'Imana, ahubwo ritangwa nabi n'uryaka akaryaka nabi. Reka ngohereze urugero. Nutabifite asaba impano y'ubwenge, amenye aho turi kwerekeza. Irondo ryivanze n'abajura, abo mwari muzi ko bakorera Imana, hoya bijya binambabaza ahura n'umuntu muri uyu mwaka akorera Imana mu kuri no mu mwuka, umwaka utaha ukamwizera sha, bikarangira gukoreye amakosa, bikarangira ari uguhemukiye. Jya ubanza ukora iperereza umenye nimba waba ari amahoro. Mugane wa musaza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Umugisha w'Imana, amahoro y'Imana, kugirirwa neza n'Imana nibibomeho. Ibyo nibyo mbifurije, kandi ni ibintu wakifuriza ukunda. Burya ukunda umwifurije amahoro, ukamwifuriza ibihe byiza, ukamwifuriza kugirirwa neza n'Imana, kugira ngo ntiwaba umuhaye ibiruta ubutunzi. Nibibomeho none ndetse n'iteka ryose. Nitwa Misagaro Feredi, nuko nje, nuko ninjiye, nuko uyu munsi ninjiye mu kiganiro. Ndabasuhuje, mbifurije ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ngize umugisha ukomeye, navuga ngo ni umugisha ukomeye. Nakiriye umukozi w'Imana, muramubona kuri kamera, yahamagawe n'Imana, arabyihamiriza kandi akanabihamirizwa ndetse n'abamwumva. Mu mwanya tutarinjira mu kiganiro, tutarajya kuri kamera, nibwo mpuye n'umuntu arambwira ati ariko hari umukozi w'Imana mbonye hano hafi ahangaha, ati banza ari wowe ashaka. Nubwira nti ninjye ashaka rwose, byumvikane ko baranamuzi koko. Iyo umuntu ikimurimo ntikihishira. Reka mwakire. Amahoro y'Imana nabane nawe. Urakoze cyane nawe kandi muhorane. Imana amahoro ikomeje kukurinda. Imana irandinze, ndindanye n'abanjye, ndindanye n'igihugu, ndindanye n'itorero, ndindanye n'abakozi b'Imana, ndindanye n'abana bato bavuka, ndindanye n'ababyeyi batwite. Urwo rukomatane rwose Imana ikurindanye nabo. Imana indindanye nabo kuko mbonye bakorera ibikomeye, kandi kuko byaragaragaye ko yakoze ibikomeye. Ubwo abo bose uvuze mufatikanije kuyishima? Abo bose dufatikanyije kuyishima, kabone n'ubwo bo bamwe muri bo batanayishima, ariko nge mpisemo kubahagararira. Nshima Imana kuri izi kamera zanyu, kandi abayobowe n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Ndumva nuzuye umwuka wera wo gushima Imana ku bw'ibyo bintu mvuze. Imana nishimwe kandi turayishimiye. Hari umuririmbyi umwe numvise ari kuririmba akaririmbo kavuga ngo utagushima ninde. Reka ngusabe utwibwire. Amazina yanjye nitwa Imana irahari Pascal, cyangwa se Yeremiya. Ubwo ndagira ngo uzi Yeremiya ntaze kuza kuvuga ngo ko atarivuze. N'umubyeyi wanyise Pascal Imana irahari nawe ntaze kuvuga ngo kuki atarivuze. Ni Imana irahari Pascal Yeremiya. Ibisigaye Yesu naduhana umugisha ntuye mujyi wa Kigali. None Yeremiya ubwo ntiryaje nyumara yayo ngayo. Yeremiya byaje nyuma. Ubwo navutse ari kuri Pasika. Data nyita Imana irahari. Yego. Pascal. Yego. Maze kuvuka bwa kabiri
maze kubyarwa n'amazi ndetse n'umwuka, Imana inyongereraho, naho ryaturutse, inyongeraho Yeremiya. Imana ishimwe. Yeremiya, hari umuhanuzi witwa Yeremiya, afite amateka akomeye cyane. Yego. Wasanga waramukurikije. Reka ngusengere Imana Yeremiya, ahasigaye tuganire. Urakoze cyane. Mana y'amahoro, turagushimiye uduhaye kuba muri iki kiganiro. Ba mu ruhande rwacu. Imbabazi zawe nizibe kuri twe. Ntabwo ari twe tugaragara, ntabwo ari wowe ushyirwa hejuru. Igitinyiro cyawe kibe kuri twebwe, tukugwirireho umugisha. Nyemerera twebwe abavuga ndetse n'abatwumva twese twunguke. Yego. Reka tugire umugisha uturuka kuri wowe, kandi iki kiganiro umuntu wese ucyumva n'uzacyumva kizamugiraho, kimukura, kigirira n'ahandi kimugeza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yeremiya, twarakwifuje, yego, ngo uzaze tuganire, kuko tuzi neza ko ibyo twifuza kumenya uri bubidufashemo. Yego. Yeremiya, nshimye Imana ko nitwa Yeremiya. Yego. Hari umuhanuzi muri Bibiliya witwa Yeremiya. Yeremiya yarahanuye, kandi ahanura mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye. Yeremiya ni umuhanuzi wahanuye ahanganye n'igikundi kinini cy'abahanuzi batabyumvaga kimwe. Bagerageje no kujya bamutega imitego myinshi cyane, ndetse bakanamukurira no mu kaga gakomeye. Icyakora kuko Imana yari yaramuhamagaye, umuhamagarira amubwira ngo ngenda ndaguhamagaye, bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Mubwira amagambo akomeye, amubwira ngo uzabanesha kandi nta uzakubasha, uzagushyiraho gusenya no kugira gute. Ubuzima bwa Yeremiya abantu barabuzi. Yego. Ntabwo rero biri bujye kure y'isanganyamatsiko dufite uyu munsi. Turifuza ko tuganira ku itandukaniro ry'abahanuzi ba mbere ndetse n'abahanuzi b'uyu munsi. Abahanuzi ba mbere barabo bitaga babamenya, hari ukuntu bakoraga. Yeremiya rero ugiye kudufasha. Iyo urebye abahanuzi bo mu gihe cy'isezerano rya kera, abahanuzi ba mbere n'abahanuzi dufite uyu munsi wa none, ubona harimo itandukaniro, bimeze bite? Urakoze cyane kumbaza kuri icyo kibazo, ariko ndagira ngo nkubwire ko abahanuzi ba kera batandukanye n'abahanuzi b'ubu. Baratandukanye kandi bose ari abahanuzi. Baratandukanye ndetse nta naho bahuriye habe na gato. Ngaho gada. Nta n'uwabintera mu rushinge ngo ibyo bintu mbyemere. Aba bahanuzi ba kera, uburyo bitwaraga, uburyo bakoragamo umurimo w'Imana, batandukanye n'abahanuzi bo kuri iki kinyejana cyacu. Uburyo bitwara n'uburyo bakorera mu Imana, navuga ngo birahabanye. Nibaze ko bamwe ari abahanuzi b'ukuri, abandi bakaba ari abahanuzi bagishaka ukuri, batarakugeraho. None ko Imana idahinduka, ni gute abitwa abahanuzi bakorera Imana usanga bo bahinduka ku buryo usanga aba mbere nabo batandukanye? Imana ntihinduka, ariko abantu barahinduka. Iyo umuntu amaze kwakira umwuka wera, ubundi byo ubwabyo biba biguhinduye imbere ndetse n'inyuma. Kuko umwuka wera iyo wakiriye akaganza muri wowe, aguhindurira hose icyarimwe. Inyuma abantu barabibona, n'imbere nawe ubwawe wagenda ukabyumva. Ni ukuvuga ngo rero abahanuzi ba kera cyangwa se abahamagawe kera, uburyo bahamagawemo ni kimwe n'ubwo nabo ubu bahamagarwamo, ariko uburyo bayikoreramo n'uburyo basohoza umuhamagaro biratandukanye, ariko ntabwo ari bose. Niyo mpamvu rero abubu abenshi ntabwo bemera uwo mwuka ngo abaganze, ahubwo barashaka kuwuganza. Sinzi niba wanyemerera, yenda ntabwo ndi umuhanga w'ibi bintu. Yego. Ariko umwuka wera niwe utumenyesha, araza kudufasha. Yego. Reka nguhereze urugero. Hari umuhanuzi witwa Eliya, abantu bose bakunda kubwira, bakunda kuvugaho. Niyo muganiriye n'umuntu akunda kumukubwira. Ariko mbere yuko ngera kuri Yeremiya, reka tubanze tuvuge
ku bigishwa ba Yesu ubwo yabatumaga. Yarababwiye ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza. Abemera mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Abo bantu barahagurutse baragenda kandi kuko babonye umunyago. Barabwirije abantu barakizwa banga cyane gisa nacyo. Nagera ku bahanuzi bubu ndajya mbijyanisha, ndagira ngo abadukurikiye batera agatebe tuganire kuri ibi bintu, yenda bazanatwandikira cyane. Waba ufite ubumenyi ku kindi araza kutubwira. Ngewe sinarinze ko ariyo content turi buzamukireho, ariko ntacyo, reka tubiganire. Umwuka Wera aradufasha cyane ubwo twasenze Imana cyane. Ni ukuri yarababwiye ngo nimugende mubwire abantu banjye abemera mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Abubu iyo bakubwiye Imana bayikubwira igice, ntabwo bayivuga igihande cyose, kuko ni Imana ikeneye umuntu ihereza ubugingo, ntabwo ari Imana ikeneye umuntu ihereza ibintu. Abantu baze kubyumva neza. Imana ubundi Yesu atuma bariya abantu, yarabatumye kugira ngo bagende bakure abantu mu rwobo rwo kurimbuka, babazane mu bugingo buhoraho, babamenyesha iby'ubwami bw'Imana. Arabatuma baragenda. N'uyu munsi abo yatumye ntigeze ava kuri iyo ntego. Intego niyo gukura abantu mu byaha bakinjira mu gakiza bakaronka ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Amen. Abakera rero baragiye barabivuga, kandi koko bamaze kubivuga habonetse abantu benshi barihana barabatizwa. Bamaze kubatizwa baronka ubugingo. Abubu ngubu iyo aje kukubwiriza agatima ke kaba kari ku biryo. Ndetse reka nkubwire, niyo wibeshye ukamwakira mbere yuko akora umurimo biba birangiye. Kandi abo ni abahanuzi bari mu rusengero n'abatari mu rusengero, kuko n'insengero ubwazo zihagarariwe n'abashumba barakubwira ngo nta mirimo tugwa kuko utazabona icyo kwakira abashyitsi. Ntabwo bagihanga amaso Imana, baragenda bameze nk'abitumye. Niyo mpamvu bagenda kavuga ngo ningirirwa ubuntu nkavuga ubutumwa bakemera, baraza kumpa amafaranga. Reka nguhereze urugero. Uzabona umuhanuzi agenda ku muhanda akabwiriza ubutumwa, amaze yajya kugenda agahita ashyiraho igiseke ati ni mu mpitike. Ugasanga ni ikibazo gikomeye, kuko aba yitambitse Imana imbere, yagakwiye mu by'ukuri guhanga amaso yamutumye, akaba ari nayo imuhereza iryo tike. Kuko abo bantu abamaze kubwiriza ni abantu bafite umutima, kandi uwo mutima Imana yawe ushobora ikawukoraho. Nsanga ari abahanuzi bubaho bapfiriye bicirira inzira. Abakera ntabwo biciraga inzira. None abakera birashoboka ko baticiraga inzira, ariko ibyo bakeneye baba barabiboneraga igihe. None niba uyu munsi umuntu ashobora gufata icyemezo cyo kuvuga ati ngiye kubaho nk'abambere, nge ntuza Imana intunge, nge ntuza bibwirize, bikarangira nta uri kwibwiriza, bikarangira ntacyo ari kubona, ni gute atazicira inzira? Impamvu yabyo Bibiliya iravuze ngo nta musirikare wakwikurura mu by'ubu buzima ngo azanezeze uwamwandikiye igisirikare. Niba umuntu w'ubu ngubu ari kuvuga ngo biratinze reka nicira inzira cyangwa nivuganire, burya rero niyo abibonye abona bike. Abona bikeya, ntabwo ari uko Imana itinda, ahubwo abakera ni nabo yatindaga gusubiza kurenza abubu. Ni intege nkeya ziri mu bantu. Kandi reka nkubwire ko nugera umuntu wowe muhanuzi, wowe witwa kuri umukozi w'Imana, nugera ku rwego rwo kubona ko abantu batinze kugira ikintu bakora, ntabwo uzaba wemera Imana iri muri wowe. Kuko wemera Imana iri muri wowe wakwemera ko yanafata mbiri igakora. Muri make ni intege nkeya zituma, ni intege nkeya bafite. None Yeremiya, yego, umuhanuzi wamaze gushyira imbere cyane indonke ari bubonere mu buhanuzi,
ubuhanuzi bwo ari buhanure twabwizera ko buba bukiri buze buba bukije ari ubuhanuzi buzima? ntabwo twabwizera kubera yuko niba yaje wawe agukeneyeho emiliyo cyangwa se ndagukeneye 500 kandi azi neza kuri bubimuhe ntabwo ari bukwihanisha. ngewe umuntu yigeze ampamagara ari muri Canada arambwira ngo arashaka ko dusengana. ndamubwira nti reka twihane banza wature. aravuga ngo nta byaha afite, Imana inkora ku maso gakeya mbona akantu kamwe gusa. ndakamubwira nkamubwiye arambwira ati ibyo ngibyo ni ukuri pe niko bimeze, ariko mbabarire twebwe tumenyeranye n'abahanuzi batadusaba kwatura. ndamubwira nti rero muvandimwe nimba utemeye kwatura kupa telefone yawe. yarihanganye ariko numva ko ari nko kwihangana kugira ngo yenda ntaza gutekereza ko yanduhirije ubusa. aratura rwose n'ibimenyetso biragaragara ko yatuye, ariko yarambwiye ngo yihangane ntituzongera gusengana. twebwe ako gakiza tukazi kera, ubu rero tusengana n'umuntu twikenereye ibyo kurya, dukeneye amafaranga, dukeneye akazi keza. rero mbwa none se nubona amafaranga uwo mugore wawe muraramuterana inkokora, ayo mafaranga azakumarira iki? sibyo? mu by'ukuri rero abantu bubu, ndetse kandi ndagira mumenyesha abantu ko Imana izahana abayikorera igihano gikubyemo abatarigeze kuyimenya, kuko babyica babizi. ntabwo rero yaba azi neza ko yaje akeneye ubutunzi cyangwa se akeneye ikindi kintu runaka gutezeho, narangiza kubwire kwihana, kuko kwihana niko gakiza. urabanza ukatura, wamara kwatura ukihana, wamara kwihana ukaronka gakiza. bishatse kuvuga ngo iyo ufite Imana uba ufite byose, ariko noneho ntabwo ari kubo babibona. bo bumva ko azakubwira ibyururutse imitima. ntubona nigeze mvuga ubutumwa muri Kongo, ahantu hitwa mu Ruvunge, umukongomani aravuga ngo kuva mu myaka ubutumwa uvuze naherukaga kubwumva muri 80. nari nabwirije mu Bagalatiya imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka, ni ijambo abantu bose basanzwe bazi, ariko arambwira ngo ubu butumwa nabuherukaga ibaze muri 80 nibwo yaherukaga kumva ubutumwa nk'uko. Yesu urumva abiki gihe bakeneye ijambo, ariko si ryo tubakubita ibifunyango. ni nko gufata igipurizo ukagishyiramo umwuka kandi mu kanya gato kirameneka. nta n'icyo bibamarira, nubwo nabo n'abiki gihe nabo basigaye bashaka ibyururutse umutima. ndagira umbwira abantu ko biriya bintu byururutse imitima ntibisohora, ni ikinya. none Yeremiya, niba harakukomojeho ngo abantu nabo basigaye bakunda ibyururutsa imitima, Pawulo we yaravuze ngo ni ugukunda ibibanezeza bihuye n'irari ryabo. none niba uyu munsi dufite ab'iki gihe ubwira ubutumwa bw'ukuri buzima ntibabwumve, none warenganya umuhanuzi wahisemo kwihangira kujya ababwira ibyo bashaka, none ajya akomeza abwira batumva kandi afite ibyo yababwira bakumva, urabarenganya gute? ngewe icyo ndenganya abahanuzi nibo babizanye. reka guhereza urugero. genda ukore research mu ndirimbo zasohotse muri iki gihugu, ugenda ufata indirimbo za Korali Hoziyana, ufate n'indirimbo zasohotse 2005 z'umugabo umwe ntavuze, yego ni inshuti yanjye, sibyo? numva ni nawe ubundi wazanye ikintu cyitwa ibintu byururutsa imitima mu ndirimbo. ubwo niho ngeze, kuko nabo ni abahanuzi. hari igihe abantu bavuga abahanuzi bakibagirwa abaririmbyi. ugende urebe indirimbo zasohotse kuva 2005 kugeza 2024, nurangiza uzikompare n'indirimbo zo guhera 80 na kangahe muri 80 ugeze muri 93. umbwire nimba izo ndirimbo zifite agakiza, zifite ubuhanuzi bumwe n'ubutumwa bumwe. nta nubwo n'ubutumwa ari bumwe. none se aya mataje yose turi kubona ntago ari abantu bafite amasezerano bahawe mbere ya za 90. ibi bikorwa ubona bikomeye ni abantu bahawe amasezerano kuko yari original, sibyo? abubu rero ni ibintu byo nimba nabyita iki sinamenye ukuntu, ariko ni ibintu by'itekinika. sinanatinya no kuvuga ko ari imaginaire, ni ukwimagina.
urumva kuko abahanuzi nibo babyishe ntabwo abakristo ahubwo noneho abakristo bose bagendera muri icyo gihogere cyo kumva ko ibyururutse imitima ari byo bakwiye kurya kandi mu by'ukuri wowe nushaka kurya nushaka kunywa amata kandi Imana yari ikiri mu gihe cyo kugutungisha ibigori uzagenda ugende mu byumba by'amasengesho ugende ku musozi ugende mu banyamasengesho wumve mu buhanuzi buhanurwa ababwirwa gusengera ubugingo ni bangahe abazanye icyifuzo cyo gusengera ubugingo ni bangahe ababwirwa kwiyiriza ubusa no gusenga ni bangahe ahubwo barabwirwa ngo birabaye eske birabaye ariko bifite ahantu biva niyo mpamvu mvuga ngo aba bahanuzi abakozi b'Imana b'iki kinyejana dukwiye kwikibuka tukireba twarangiza tukagaruka ku butumwa bwa mbere n'abakera babwiraga abantu ibyiza ariko bakabibabwira ari Imana ibivuze ntabwo Imana izabura kukubwira kubanza kurandura kamere yakunaniye nirangize kubwira ngo izaguha amafaranga kandi izi neza ko ayo mafaranga uzayajyana mu busambanyi no mu marogi ntabwo Imana yareba kuri kamere yakunaniye y'ubuhehezi ngo nirangize ivuge ngo izaguhereza amazu n'andi y'abapangayi kandi izi neza ko uzayasambaniramo ntabwo Imana ishobora gukora iryo kosa Imana irabanza igategura umuntu yamara gutegura umuntu amaze kuba umuntu ikamuhereza umugisha kandi uwo mugisha ukaba umumaro ku muryango we ndetse no ku itorero n'igihugu. Yeremiya mbere umuhanuzi yarahanuraga ufite agenda akandika amatorero amwe namwe najyaga mbona agira n'ibitabo byo kwandikamo ubuhanuzi ariko uyu munsi umuhanuzi arahanura nta wirirwa yandika nta n'ubyitayeho hari n'ubwo ahanura abantu bavuga bagenda cyaba ari ikimenyetso cy'uko batakizera ibintu abahanuzi bahanura niba badashobora kubifata ngo babibike nk'amakuru nk'amasezerano bazagenderaho ahubwo akabivuga bikarangiraho ngaho nta n'ukibishyira mu ikaye nta ugira gute byaba bifitanye isano nuko nta ubuhanuzi butakizewe bifitanye isano ariko nanone ndagira ngo nkubwire ko bwanabaye bwinshi kera ngewe nkinjira muri ibi bintu deje ubwo birumvikana ko nabyinjiyemo 2005 2005 nibwo nabatijwe mu mazi menshi ubundi twaheraga mu gitondo dusenga byamara kuba nimugoroba Imana ikururuka mu gitondo nimba dutangiye gusenga Imana abahanuzi b'Imana bakafata urusinga rwa control bakatwihanisha bakaturondora bikaba birarangiye tukinjira mu ijambo no guhimbaza twarize tukagera igihe cyo kwinginga tukinginga haba ku mugoroba Imana ikururuka ikavuga ngo bana banjye bahaye umugisha ariko urajya mu materaniro yewe n'uyayoboye ntakeneye no kurekura mikoro aravuga ibyiza ashyiremo n'iby'ubugoryi avuga iby'ubuzima ashyiremo n'iby'ubupfapfa ahere mu gitondo avuga kandi ari gupfukirana babandi kuko ntabwo abahanuzi bapfiriye gushira harimo abagifite iby'Imana ntanatinyuke cyakoze aze kurebamo uwambaye neza cyangwa aparitse imodokari bari wahereza umwanya nawe avuga ibyiwe by'abamaze guhaga usange ni ibintu bitari gufasha abantu ni ukuvuga ngo rero kera habagaho kwinginga Imana mwamara kwinginga Imana ikururuka ikavuga ngo bana banjye mwanyeganyeje intebe yanjye ndurutse nje kuganira namwe none ubu ngubu iminota 2 mwumva uko ivuze indi minota 2 mwumva uko ivuze undi aturuka hari iminota 2 mwumva uko mvuze abahanuzi 10 bagatambuka nta numwe uravuga ngo ni mwihane nta numwe uravuga ngo bana banjye nzabaha ubugingo mwanditse mu gitabo cy'ubugingo ariko nyamara wakaba umunyabwenge yakwibuka indirimbo za kera zaravugaga ngo umuntu yaricaraga Imana ikamuha igihembano cy'umwuka ubundi agatangira ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo ngo umwami wanjye ngo nicyo nifuza kugira ngo bimpe ariko cyifuzo gikura afite kumenya ko izina rye ryaba ryanditse none ubu ngubu icyifuzo cy'umuntu ni ukumenya ngo ese nzubaka i Kigali ese nzagura imodokari ese nzambara neza ese nzarongora umukobwa wo kwa runaka ese nzarongorwa n'umusore wo kwa runaka ngibi byifuza abantu bafite Satani yaraje arabatwikira yamaze ubundi Imana yigeze inyereka
mbona abantu b'Imana, abakozi b'Imana yahamagariye muri iki kinyejana, abenshi bahamagaye bafite umuhamagaro n'imbaraga no kwera no gukiranuka, ariko bamaze kwinjira mu muhamagaro batangiye umurimo, Satani arabafata bashyira mu kibindi, abafungiramo. Ntabwo babona, bafite amaso ariko ntibabona, bafite amatwi ntibumva, bafite ingo ntibazi kuziyobora. Ariko reka nkubaze nanjye, nimba urugo rw'umuhanuzi rudakomeye, urugo rw'umupasitori ntirukomere, urugo rw'umuvugabutumwa ntirukomere, urugo rw'umuhanzi uhanga indirimbo zihimbaza Imana ntirukomere, urambwira ko agakiza gahari gute? Urambwira ko hari umuhanuzi gute? Ese umuhanuzi uhanurira abandi ntiyihanurire, ntahanurire urugo rwe n'abana n'umugabo n'umugore, ntabanze ngo abishyire ku muntu? Wari uzi ko buriya njyewe nta nubwo naguha inshingano urugo rwarakunaniye, nta nubwo nanakwemerera kuzana uwa kabiri. Urambwiye ngo umaranye umuhanuzi muzima, amaranye n'umugabo, amaranye n'umugore imyaka 10, habonetse Imana ivuga ngo ntabwo ari uwe, na ba bana bari hariya bari kwicwa n'inzara, bagiye kwicwa n'amavunja, ngo twaratanye, ngo Imana yaje kumbwira ko atari uwanjye. Oya, nimba uri umukozi w'Imana ndagira ngo nkubwire ko uko mutonganye siko utekereza kwahukana. Yego, Satani arakurasa. Abantu baribagiwe, bibagirwa ko nimba ukorera Imana, Satani naye arakurwanya kugira ngo ntuyikorere, kandi nta kindi ari buhereho. Arakurasa mu cyico, ubona gutegera ahantu hose, ariko yagera mu rugo rwawe hakabaho intwarane, kuko intwari ziba zinaniwe. Uwo nemera rero nuwo batanye bagasubirana, uwo nemera rero nuwo bashwanye bakiyunga, uwo nemera rero nushakira amahoro mu rugo rwe. Ariko turababona ntibatinya no kukubwira ngo Imana iguhaye amahoro mu rugo iwawe, kandi we asigaye acumbitse. hari ijambo nasomye rivuga ngo basezeranya abantu umudendezo, nabo ubwabo ari imbata z'ibiboze. Aho bizeza abantu imbaraga batagira, bagahanurira abantu ubwenge badafite, bagahanurira abantu agakiza bo badafite. Ubwo nabiki gihe Bo Ezra Mpyisi ndamukunda, wihangane ko mukoreshe muri iki kiganiro. Oya, nta kibazo, ni umusaza mwiza. Ikintu namukundiye, hari akantu yaravuze ngo abo bantu babahanurira umuzajye mubanza mubaze ngo iwanyu ni amahoro. Kare kantu rero abantu bagafashe nka komedi, ariko ni ikintu gikomeye. Alfred we, ntabwo wahaguruka mu rugo ugiye gukorera Imana ufite ikibazo mu rugo gikomeye, ngo nurangiza uvuge ngo uraza kuyikorera mu kuri no mu mwuka. Cyakoze icyo nemera ni kimwe, ushobora kuraswa pe, ariko nimba Kristo akikubona nk'umuntu muzima uzagira umumaro mu gihe nk'iki, ni ukuri kose arakurengera, kandi akakurengera nta mugayo kugiyeho. Niyo mpamvu rero mbona ko simbizi kuri ubu abahanuzi wapi, kuko n'ikimenyimenyi nabo ubwabo kwihanurira byarabananiye. Hari umwuka wateye mu bahanuzi b'iki gihe wo kurya abantu amafaranga ngo bajye kubasengera ku misozi ahantu hatandukanye, ngo bajye kubingingira Imana. Icyo kintu Yeremiya Pascal urakivugaho iki? Abantu hari umwuka wateye mu bahanuzi wo kurya abantu twabo ngo bajye kubasengera ku musozi. Umuhanuzi akubwira ati rero mpa amafaranga nkuzamukira umusozi njye kukwingingira Imana. Abo bahanuzi urabavugaho iki bameze bari? Bo ubundi bakozemwe amakosa abiri. Icyambere batse ituro mbere yo gukora umurimo w'Imana. Yego, hari abantu bajya bigereranya n'abami ba kera, bakavuga ngo baraturwaga, ngo babamenya bake. Bazitonde neza, biriya bintu biratandukanye. Uwo muntu ndagira umumenyeshe ko nimba ataranavangirwa ari mu nzira yo kuvangirwa. Icyambere, utelefone umuntu araguhamagaye ati mukozi w'Imana mfasha gusenga, ati mpereza amafaranga nkuzamukira umusozi. Ashobora kuguha makeya ntubu kigiyeyo. Hari n'abajya bampamagara bakambwira ngo noneho ngo bababwiye ngo ituro ngo nabahaye ngo Imana yarigaye, ngo niyo mpamvu itigeze isubiza.
ese ubundi uwo musozi bazamuka bawuzamuka gute n'uwuhe? Kuzamuka umusozi ni ukwiyiriza ubusa no gusenga point entre. si uw'ibiti, Ntabwo umusozi ari uw'ibiti, Si uw'amabuye. ntabwo umusozi ari amabuye. Impamvu twebwe tuzamuka tukajya mu misozi ya kure ni ukugira ngo tuve mu bidusakuriza, tugenda ahantu hiherereye. Ariko kuzamuka icyo bita kuduga umusozi ntabwo ari uguhaguruka mu rugo iwawe, ahubwo ni ukwiyiriza ubusa no gusenga, kandi wizeye ko Imana uri gusenga iri buze kukumva. Nguko kuzamuka umusozi. Niyo mpamvu rero baragenda bakabesikora bakababeshya ngo bagiye kubazamukira umusozi. Kuzamuka umusozi se niki? Ni ukuva hano ukajya kanyarira ujyanye n'ubusambanyi, ujyanye n'ubujuru, ujyanye n'ubwesikoro, ujyanye n'ibinyoma byawe, ngo uzamukiye umuntu umusozi, ngo wazamukiye umuntu umusozi. Ahubwo muba mugiye kubashyiraho abadayimoni. Ndagira ngo wagakwiye kujya kanyarira gushaka imbaraga n'amavuta, wavayo ukaza ugakora ibitangaza aho wicaye. None se Mose yabigenza gute? Yasigaga Abisiraheli akagenda akajya ku musozi Imana ikamuha amabanga. Mose yasigaga ubwoko Imana yamuragije akazamuka umusozi, akagenda yamara kugera ku musozi Imana ikamuhereza amabanga. Yamara kumuha amabanga akamanuka akajya kuyabwira ubwoko bw'Imana ayoboye. yego, Ni ukuvuga ngo ubundi kuzamuka umusozi ntabwo ari nuko umuntu w'ibyifuzo, ahubwo kuzamuka kuba wava hano ukajya ku musozi ni uko ugiye gushaka imbaraga n'amavuta kugira ngo abo muri kumwe urushirizeho kubafata mpiri mu buryo bw'umwuka. Itorero uyoboye urifate mpiri mu buryo bw'umwuka. abantu wigisha ubafate mpiri mu buryo bw'umwuka. abo uririmbamo ubaha ubafate ubutumwa. mpiri mu buryo bw'umwuka. Kuko ku musozi hariya mu buryo bugaragara, pana uburyo bwo mu mwuka, ku musozi hariya niho Imana iguhishurira, niho Imana iguhera imbaraga, ukamanuka wuzuye imbaraga n'amavuta. Umuntu yakureba akabona wakanyara, ariko mu mwuka yakwinjiramo agasanga uruzuye. Niko bazamuka umusozi. Niyo mpamvu rero erega abana bikora nabi. Ntabwo wasengera umuntu arakubwiye ngo si yenda nsazi iwacu nkeneye umugabo. None se wowe uhise wirukanga ugiye ku musozi ngo ugiye kumusabira umugabo, wabanjije ugashaka imbaraga n'amavuta, Imana ikagukora ku maso ukabanza ukamenya impamvu yabuze umugabo. Ashobora kuba yarabuze umugabo kugira ngo imirimo y'Imana ihererwe icyubahiro muri we. Yesu ari kugendana n'abigishwa yahuye n'impumyi, bamubaza ibibazo, yabigizemo uruhare? Ni ababyeyi babigizemo uruhare? Byagenze gute? Atoya ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe he muri we. Hari abantu bagize ibyo babura kandi bazasaza batabibonye. Iyo rero wamaze gusenga ukakira imbaraga n'amavuta, uramubwira ngo iyo ndwara urwaye niyo kukwica cyangwa se yo kukwica. Nimba atari iyo kumwica azakizwa n'iki? Uzamuha igikombe cy'amazi akiri we entre nibyo ugiye gushaka imbaraga zo gusengera cya gikombe cy'amazi. Nimba wa mukobwa yarabuze umugabo akamaze imyaka 38 40, Imana ikakubwira ngo uriya mwana wanjye icyo yazize ni nyirasengenda wamuzinze, cyangwa se ni abadayimoni babo bamuzinze. Okay, maze kumenya ko yazinzwe ate? Bamuzirikiye ku ityazo. Ityazo riri hehe? Ityazo riri Nyagatare. Okay, reka nzamuka umusozi nge gusenga nsaba Imana imbaraga kugira ngo nzagende nta nunyeretse. Nje kuri rya tyazo kuko aho barihambye barisirije y'igitaka ndicukure. Ariko uzitonde wibuke abahanuzi ba kera. Hari gihe wabaga uryamye uri mu nzu ukumva umuntu ari hanze ari kuzenguruka inzu. Imana yamwohereje sina ngombwa ngo abikubwire. Yateguye. Abantu bigeze bazi wanjye barahatega hano ku Kagugu. Bamaze kuhatega inzu yose barayizenguruka. Twari tumaze iminsi turi mu masengesho tunaniwe cyane. Imana ibona ko twagoye agacuho, maze mu gitondo numva umuntu avugije induru, ndabyuka ngiye kureba nsanga imbwa iri gucukura. Imbwa yaracukuye ku muryango ihambururamwe ibintu, igenda ku nguni y'inzu ihambururamwe ibintu. Abantu bose barabibonye. Ari imbwa tutazi ahantu yaturutse, nta n'umuntu duturanye ugira imbwa. Imana yarebye iravuga ngo wo gutuma ninde? Ntawe, reka nkwereke. Ituma imbwa? Ikoresha imbwa.
imbwa bariza gutaburura ibintu imbwa baguteye. iraza irabitaburura, imaze kubitaburura ibisiga hejuru kandi byarimo n'amagufa, ariko irigendera. Abantu bose barumirwa. Abakozi b'Imana ba kera Imana yarabatumaga, abantu twakoranye umurimo w'Imana mu gihugu cy'u Burundi ndabaramukije. Imana ibahereza amahoro n'imigisha. Ntibakingurukirwe. Ni ukuri. Imana yigeze idutuma ku mugabo umwe wo muri komine Gihanga. Aho hafi nyine kwibara, hafi impande ya komine ya Gihanga. Imaze kudutumira tubwira ngo nimugende. Tutise nitugenda turavuga ngo Imana yatubwira ngo nimugende, icyo ndi nimukigerayo ndababwira. Nari mbayoboye, harimo twari abantu 8. Harimo abahanuzi. Turagenda tugeze ku marembo, abahanuzi bahita buzura umwuka wera. Abari mu nzu bagiye kumva bumva abahanuzi buriye inzu, twuriye ibipangu, twuriye, turi kugenda dukuramo ibintu. Uwo bari barazingiye mu nzu ntiyabyutse. Yewe icyo gihe yatubwiye ko n'ibyo kurya tutari bubyemere. Nibasohoka bakaba ibyo kurya ntimubyemere. Uwo barakubwira ngo banzo ngaburire ninjye mpage, ngo na Eliya baramugaburira ararya arahaga. Wowe kurya ugahaga usiga ukoze ikihe gitangaza. Ko Eliya yahise akora ibitangaza. Kandi ko imbaraga yari afite ntazo ufite. Niyo mpamvu rero abantu nibazamuka umusozi bagiye gushaka imbaraga, igihe icyo ari cyo cyose uri mu modoka igitangaza kiraba, uri mu rugo igitangaza kiraba, uryamye igitangaza cyaba, wicaye igitangaza cyaba. Ahubwo kuzamuka uwo musozi, hari n'igihe wibwira ngo wamuhaye ituro ngajye kugusengera ku musozi, ahubwo ugasanga yagiye kubizirikirayo. None se ubu aha ndabirambiwe. Ishiru ntabwo twirirwa dupfundura ibintu bagiye bahambira. Umuntu agafata agapapuro akandikaho izina ry'umuntu akavuga ngo aha mushyize, ntazigera hava ngo ajye kurongorwa. Hari igihe Imana igikora umukwabo. Abasengera ndabirambiwe no mu gishanga barabizi ko njya mpazenguruka ngenda mbohora mfungura. None Yeremiya, yego, hari ahantu ugeze numva uri kuvugamo ibintu byo kuba barazinze abantu, abo bazirikiye ku rusyo, ugenda unatugaragariza uburyo byakabaye bikorwamo, n'ushaka kubikwa gusenga bohoza uwo muntu ku buryo yakaba abanza gusaba imbaraga. Hari ijambo ryitwa deliverance ikorwa n'abakozi b'Imana cyangwa se kubohora. Deliverance uyivugaho iki? Ese urayemera? Hari bamwe bayitokesha bati ibyo ni ibintu by'ibishitani. Deliverance urayemera? Deliverance ndayemera, ariko uko yagakwiye kubikorwa siko bayikora ubundi. Okay, bigiye gutuma ninjira mu buhamya aho akantu gatoya. Twari dufite umukecuru yitabye Imana, Imana imuheruko ridashira. Rwose aruhuke mu mahoro. Umukecuru yari amaze igihe kinini cyane arwaye. Ntabwo nari ndi hano mu Rwanda, nari ndi mu kindi gihugu. Imana iza kunkurayo njyayo. Nteranye umuryango n'ababyeyi bambyaye barimo. Niyo mpamvu ndatinya no kubivuga. Tugiye gusenga, Imana inkora ku maso. Mishurirwa akantu k'agatebe kari mu nzu. Kari kamaze igihe, imyaka myinshi yashyingiwe akahasanga nyina wa papa. Imana irambwira ngo gasohora ukajugunye. Arabyuka arakira. Ndagasohora ndakajugunya. Ubwo ndi hagati muri famiye. Yego, birya nakubwiraga ngo n'Imana niguhamagara, nimba ugomba gukora ibitangaza, hera mu rugo kuri gakondo. Nubwo batabyemera kuko nta muhanuzi wemerwa iwabo, ariko genda ubikore, ntabwo bizagenda ubusa. Ndagaterura ndakajugunya. Mu gitondo barampamagara. Uwo munsi naratashye, nta n'umwe wampaye n'igiceri, nta n'itike nari mfite. Imana yampaye itike ngeze muri gare ikoresha umuntu. Ampa itike ndakomeza urugendo. Yego, maze kukajugunya arakira. Mu gitondo barampamagara ati yakize. Hacaho iminsi aza kugisha inama mugenzi we, aramubwira ati wakoze amahano, nimujye kugashaka mu kagarure. Barakagarura, ahita yongera yisubirira uko yari ameze. Yehe, ariko nkibaza kuki Imana itadutegetse ngo tugatwike
kuki Imana itadutegetse ngo tukase tugakubita ishoka tugasatagure? Naho kumbi hari icyo yashakaga kugaragaza. Ndashaka kuvuga yego akagaruye ameruko rwose yarinze yitahira. Nibyo yego nashaka kuvuga ikintu cyitwa deliverance. yes Deliverance si ngombwa gukora ku muntu. Buriya ushobora Imana nakubwiye ngo mbere yo gusengera umuntu uba ugomba kubanza kumenya urutonde rw'iwe. Uyu muntu indwara arwaye niyo kumukiza cyane yo kumwica. Impamvu rero babikora nabi barahubuka. Ukumva umuntu ngo agiye gukora deliverance cyangwa agiye gusengera umuntu agiye aramufasha aramuvungaguye. Umuntu ubwo amaze imyaka 10 yararembeye mu nzu. Aragiye aramuvungaguye. Yewe ntari no gukora na massage. Hajya ariko babyita massage yego ntari gukora na massage. Ngo wagiye kudelivura umuntu ngo abandi babakora mu myanya y'ibanga, abandi bakabakora ku mabere, abandi bakabakora hehe. Ntibazakubeshye. Imana yaguhaye urutonde rw'umuntu wagenda ukamubwira ngo suka amazi yiwawe akayasuka, ukanamubwira ngo yafate mu biganza ugategeka. Icyo bita imbaraga zo gutegeka. Birya nakubwiraga ko izo mbaraga ziva ku musozi. Ntabwo ahubwo ku musozi ariho ugenga igitangaza cyabera, ahubwo ni imbaraga ukurayo ugategeka. Amara gutegeka amazi akayakaraba mu mutwe cyangwa bitewe n'urutonde Imana iguhaye, uwo muntu agakira. Niyo mpamvu rero nge niyo nita deliverance. Naho ibindi byo kubagaragura hasi sigaye mbona hari n'abatambutse umugeri ukabona abanguye n'umugeri ngo abantu bose hasi bakikubita hasi. Yarangiza ngagiye kubegura ngo ari kubadelivura. Iyo mwakangutse mugasenga Imana. Ejo bundi nigeze kuzura umwuka w'ifuhe, ntambuka ahantu hose ngenda mbwira abantu tireka mbabwire nuterekwa nasaba Imana imuha impano yo kurota, kuko impano yo kurota ntawe utayigira. Nutabifite asaba impano y'ubwenge amenye aho turi kwerekeza. Irondo ryivanze n'abajura, abo mwari muzi ko bakorera Imana hoya bijya binambabaza ahura n'umuntu muri uyu mwaka akorera Imana mu kuri no mu mwuka, umwaka utaha ukamwizera sha bikarangira gukoreye amakosa, bikarangira ari uguhemukiye. Jya ubanza ukora iperereza umenye nimba waba ari amahoro. Mugane wa musaza. Nge rero deliverance ndayemera, ariko bayikora nabe. Uko bayikora sinkwemera. Hari igihe kigeze kibaho hari ku ngoma, hari mu gihe cy'umutambyi witwa Eli. Igihe cy'umutambyi witwa Eli, imyitwarire mibi y'abana be yaje gutuma abantu banga igitambo, baracyanga kandi kitari kibi ku mpamvu z'imico abo bana bagikoreragamo. Aho ikiza uyu munsi icyo dufata nka deliverance kitari kibi mu by'ukuri, kuko yari amasengesho yo kuyobohora. Ntabwo abantu baba bagenda bacyangishwa n'ibigikorerwamo n'abantu bagikora mu buryo butari bwo. So nakubwiye ngo aba bantu bari mu by'Imana bazahanwa byikubye kabiri kurenza abanyabyaha, kuko nibo bagushije abantu. No kuvuga ngo ibyo bari kubwira abantu barabigoretse, bababwira ibitari byo, bituma rero abantu banga Imana. Reka nguhe urugero rwiza. Ntabwo uzi ko bafunze amadini menshi atari yujuje ibisabwa? Uzagenda undebera insengero zuzura ari zingahe? Ni nkeya. Burya uzi impamvu yabyo? Abantu binjiye muri ibi bintu bazi ko ari ibintu byiza, bagiye kureba basanga ahubwo kubaheye umugisha bibatera umwako. Ndetse uraza gusanga abitwa ko bitiriwe izina ry'Imana ari abakozi b'Imana barakennye ku rwego ruri hejuru, kubera ko twe tubabona inyuma, ariko imbere umuntu uri muri bo ntabwo anezeza Imana. Oya, ntabwo anezeza Imana. Niyo mpamvu iyo ukorera, none ukorera umuntu aramugaburira akamana n'ibihembo, ukorera Imana we byagenda gute? Kuki se tubona ari noneho abakorera Imana ari bo babayeho nabi, barabikora nabi, baricira inzira, barabohora abantu b'Imana nabi. Umuntu wabohewe Icyangugu uramubohorera i Kigali gute? Nimba yarabohewe Icyangugu akaboherwa ku Kivumu cyo munsi y'urugo, uramubohorera i Kigali gute? Iyo Mana wayisenze igakukora ku maso ukamanuka ukajya ku itongo ry'iwabo nubwo batakiriho, ukagenda ibyo bamuzingiye aho ngaho akaba ari byo hamburura.
ukabivanaho. Senga umwaka umwe Imana irakubohoye, imyaka 2 Imana irakubohoye, imyaka 10, imyaka 5, kandi njyewe ijambo ry'Imana rimbwira neza ko icyo Imana ivuze kingana n'iki ikoze. Yagiye ivuga ibintu igahita ibikora. Ahubwo abakozi b'Imana turi kubikora nabi. Dusubire ku karago, nimba koko turi abanyamwuka bo ku karago, dusubire ku karago, niyo misozi tuzamuka twoye kugira abantu tujyana nabo. Nitugende tujye gusaba Imana yongere iduhereza amavuta. Ayo mavuta araza kutumenyesha n'ibyiherereye. Ariko ukabona umuntu yazamukanye n'abantu 100, abantu 20, ngo ugiye kubabohora, urababohorera ku musozi bataboheweho. Umwana w'umuntu yacumuriye ku giti cyari mu Edeni. Imana igiye kumutabara, igiye kumuha ubugingo, imuhera ubugingo ku giti cy'Igorogota. Ariko byari ku giti. Ntabwo rero wowe ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wajya kubohora umuntu utamubohoreye aho yabohewe. Yaboheye muri gereveriya, ugiye mu ntusi. Hari imvugo ivuga ngo umupira urengurirwa aho warengeye. Ubwo byumvikane ko benshi babikora nabi, ariko ntabwo byari bibi mu gihe byaba bikozwe neza. Yeremiya, turimo tugenda tunasatira umusozo w'iki kiganiro cyiza kandi kirimo byinshi abantu bari bakeneye kumenya ku kigendanye n'abahanuzi. Ntabwo twava mu kiganiro utatubwiye ku kigendanye n'ituro ry'abahanuzi. Hari aho wigeze ubikomozaho gatoya ku baryaka mbere, ariko se ubundi ituro ry'abahanuzi Yeremiya Pascal riremewe? Ituro ry'abahanuzi riremewe, yego, ariko ntabwo rishyizweho n'itegeko ry'igihugu cyangwa itegeko ry'umuntu. Ni riremewe imbere y'Imana, ahubwo ritangwa nabi n'uryaka akaryaka nabi. Reka ngohereze urugero. Umuntu najya hari akavuga Imana ukumva urafashijwe, muhituro rwose nta kindi umukeneyeho. Ariko wimuhituro kubera ko hari icyo umukeneyeho, ubwo ndi kuba ritanga. Winamuhituro ryo kumugusha, muhereza ituro ryo kumwubaka. Tekereza ko umuntu ashoboye kugufata akakubwira ngo ngiye kukwishyurira inzu umwaka wose. Yego. Wajya kureba ugasanga iyo nzu akwishyurira umwaka wose irahura na 1,200,000. None se 1,200,000 wamuretse akakomeza akarwana n'urugamba rwo gukodesha, ukagenda ukamugurira ikibanza hari ahirya ku Kamonyi? Yego. Ko kirimo ko numugurira ikibanza, ejo Imana izaca inzira, undi nawe akagura amatafari, undi akagura amabati. Abantu batanga ituro nabi. None se wowe kuki ushaka guhereza umukozi w'Imana ituro ubikuye ku mutima, kandi ukagaruka buri kanya ukamubaza ngo imbwiye ngo iki? Imana ikubwiye ngo iki? Arakubeshya kuko wamuhaye amafaranga. We nimba Imana iguhase gukorera umugisha ku mukozi w'Imana, umukorere nta kindi ukurikiye. Nimba kandi usenganye n'umukozi w'Imana, muhituro utagombeye kuryo yagutegetse. Yego. Umutima wawe nuguhata kumuhituro, muhereza ituro kuko n'Imana iri kuvuga, kuko nawe n'umuntu akeneye kurya no kwambara no kwishyura inzu. N'abana be bakeneye kwiga. Nimba Imana iguhase kurihirira umwana ishuri, nabyo bikore. Wowe mukozi w'Imana uri kubwira abantu ngo baguhituro mbere yo kubasengera, uri imvangirwe. None abasengera bigasohora ntibizarama. None abasengera bigasohora bizaba ibyo kubateza ibibazo. Ariko nuhaguruka kubw'uko yaguhaye icyifuzo ukagenda ugasenga, nta kindi urebyeho, utavuze ngo yansezeraniye iki ngiki, nibwo Mana mukorera ibi ngibi kugira azankorera iki? Oya, ntabwo Imana izakora. Ahubwo wegenda usenge, numara gusenga Imana ikamukorera igitangaza, izanamukora ku mutima. Kimwe nuko ishobora kumukorera igitangaza ntagire icyo aguha, ariko Imana ikagucira inzira mu bundi buryo. Birumvikana umukozi wese ahembwa nyuma yo gukora, ntabwo yakabaye ahembesha mbere. Uretse ko tutanabyita guhembesha, ahubwo abakwiye, abafite ibintu bakwiriye guhabwa bajye babihabwa, kandi ntibakabyimwe kandi babikwiriye. Hari ikindi kintu utarambaza, ikindi kibazo, hari ikindi kintu nibagiwe. Abantu
iyo bavuze abakozi b'Imana bahita bumva abantu bavuga mu ndimi bakanahanura. Ndagira ngo ntihagire uza kunyibasira kuko nanjye muri icyo cyiciro mbamo. Bakirengagiza ko n'ijambo ry'Imana ribohora. Hari uwakubwira ijambo ry'Imana, ubundi umuntu akubwira ijambo ry'Imana ugakira. Umuntu akubwira ijambo ry'Imana ukabohoka. Umuntu yakuririmbira do indirimbo. Bibiliya iravuga ngo uririmbye neza mu kuri no mu mwuka basenza kabiri. Indirimbo y'ubwayo nayo yakora igitangaza. Abantu bajya bamenya ko nabo bantu nabo ari abakozi b'Imana. Yeremiya urakoze, turagushimiye. Yesu twizeye tukamwiringira, nakumpera umugisha. Urakoze cyane. Tugana ku musozo rero turagira ngo utange inama, ugire inama abahanuzi bagenzi bawe uyu munsi wa none bashyize imbere ibiguzi kuruta gushyira imbere ubugingo bw'abantu. Bahanuzi muhamagawe muri iki kinyejana, nimba mudashaka kwisanga mu byago, niba mudashaka kwisanga mu ngorane, Imana ni kurotesha, Imana ni guhereza ubutumwa, Imana ni gukora ku maso, ni byiza, ariko menya ko ukwiye gushaka imbaraga n'amavuta. Izo mbaraga n'amavuta nuzibona, iyo ufite imbaraga n'amavuta biherekezwa n'impano y'ubwenge. Ibyo nubibona uzayikorera neza. Ikindi cya kabiri, iyi mpamba y'urugendo ntikomeze kukwibagiza urugendo, kuko ntikwibagize intego y'urugendo, kuko abantu b'Imana, Imana ifite abantu mbasabiye n'umugisha bari mu gihugu n'abari hanze, bakunda abakozi b'Imana, babaferese, babakorera utuntu. Urumva biriya bintu mukorerwa byagakwiye gutuma muguma mu mavuta, none biratuma mudeviye. Imana izabifunga. Imana ikoresha abantu bayo bakabahereza umugisha, mwarangiza mwebwe kikaba igihe cyo kugwa. Bakabaha amafaranga mukayasindamo, bakabaha amafaranga mukayasambanamo, bakabaha amafaranga aho kugira ngo mwite ku miryango yanyu n'abababaye, mwarangiza mukayakoresha ibidakwiriye. Mwiyubare, mwikebuke, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Bashobora kuba bakiri mu nda za ba nyina bataravuka, bashobora kuba baranavutse. Murebe neza Imana itazabaca ku ngoma. Umunyabwenge rero nasubire ku karago. Nkunda kubwira abantu ku karago, ku karago mwirirwa murira, abanyamwuka nta jambo bakigira. Reka muribure, umwuka ntukibarimo, kuko umwuka ukurimo wakwemerwa. Mwuka wera niwe wemeza abantu. Imana niba muri wowe izakwemeza abantu. Niba abantu rero batakikwemera, nuko n'Imana yagiye. Imana dutabare. Yeremiya, umuntu wagushaka gukeneye kukugisha inama cyangwa ngo umusengere Imana yakubona kuyihe nimero? Nimero yanjye ni 078965 Ikindi nanjye ushobora kunkurikira kuri channel yitwa Imana Irahari TV. Imana Irahari TV official. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Inshuti zacu tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye kuri channel yacu. Turabashimiye. Amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu mukozi w'Imana rwose tuzamugarura, kandi pe muri we huzuyemo ubwenge bw'Imana. Nari maze iminsi mushaka, ubwo Imana ari yamuduhaye n'ubundi zongera imuduhe. Ni inshuti yanjye ndabizi, ntabwo azanga kugaruka hano ngo yongere atuganiriza atubwire n'ibindi. Nimugire amahoro, nimugubwe neza, nimukoreshe ya comment, subscribe, kandi mutwereke ko turi kumwe. Icyo umwuka azagutegeka ujye ugikora ku kigendanye no gushyigikira umurimo w'Imana. Shalom, turabakunda, mugira amahoro y'Imana. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu.